Thompson yamaze gucika intege arazamutse ahanga bagiye kwitafata tugiye kwerekeza kwa mutwe ngabo rero ngwe masa Eritere yazamutse Eritere zamukanye na Roto Enese nawe yazamutse Picnic Bakehead arararara dinzamutse ndabirika ry'ubururu rya Isaiah rirahari igari ry'ubururu rya Eritere rirahari Eritere ngiye imbere badashaka ry'ubururu rya Enoke kugira ngo one Enoke byagorana Enoke gaririye nabo ndazamutse zaye amaze kwa mutwe barahamini hari abacapati rya Zambia mu Rwanda bahita bakaterekeza kuri 40 gore nizamutse naho Muzerai azamukaye n'abasore ba Enoke no yamaze kubirinduka Mayojo yamaze kuzamuka azabukanye cyangwa indicyo Mayojo arayigumana kuko basoje umusozi wa Kigali atake naho Muzerai atake ya Raya ahanga atatse tike kuri 40 agiye gushaka 40 nyuma ya 40 arazamuka ashaka Cosmos nyuma Cosmos ashaka kuri Elipe nyuma ya Elipe ashaka kwa Kadafi nyuma kwa Kadafi ahita ashaka intego Gorero naho Muzerai akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea wamaze gufata umwanzuro wo kugenda yarabikoze na Muzerai yaraza kugera hano Kigali Pele Stadium ari umwe ariko Kashema amaze gukurikirwa yarabikoze 2025 ubwo bavaga mu karere ka Nyanza bajya kuri Canal Olympia bageze ari Kicukiro mu Gahanga yaratatse nta muntu amukurikiye yazamutse wenyine yari Rwandex aragenda azamuka Gikondo yose agenda teka Kigali ku murongo muri Canal Olympia atwara etape abanyaritere baheruka ariko kandi yaje umusore w'ikipe ya Picnic wa Roto aramukurikiye dufite ubungubo arayahisemo gutegereza ariko inyuma kandi haje umukinnyi w'ikipe ya Eritrea niba abanyaritrea babiri Eritrea ishobora kwije gushaka igihembo hano nibyo rero Eritrea nibura nitahe abara amasaha kuko ubu tuvugana rwose mu kanya gato igare rigeze kuri Kigali Pele Stadium naho Muzerai rero akaba ari umusore wavutse 2002 w'umunyaritrea upima ibiro 57 kundesha metero na santimetero 73 muri Tour du Rwanda irwamagana yasoje ku mwanya 67 Huye 26 Rusizi umwanya 30 Rubavu 36 Imusanze asoza ku mwanya 50 ku rutonde rusange kugeza ubu ari ku mwanya 30 Eritrea yaje Enoke aje gushaka etape kubera ko ararema mukorera dore bahise ko ataka yari muri groupe ikurikira Mayojo imbere y'abakinnyi batanu ndabona ukiye ikipe ya Benzi wakurikiye ariko arayarahindukira ari inyuma batanu bagiye nabo bakaba bagiye baragarwa kuri Elipe nibyo rero kuko ubu dutegereje kuza kumenya ninde uza kwegukana agace ka 7 ka Tour du Rwanda Musanze Kigali abakinnyi bose bamaze guhaguruka baje gushaka arataka amwatakira Cosmos kugira bajye kuri ashaka intego aratatse ninde watatse yatatse muri batanu abanyaritera bagumye hasi bicaye barimo Araya ndetse na Enoke ninde watatse arakase yari kuri Charles Rwanga azamutse ari kuri Elipe ninde n'umusore w'ikipe ya Rembe Quickstep n'umusore w'ikipe ya Quickstep watatse ariko inyuma ndabona reaction y'abanya Eritrea Mayojo nawe habaye reaction inyuma byakomeye bakazi kose ya mbere reka nkubwire ko ngo abahungu bagiye kuri murongo bari mu murongo mwiza ngabo rero batungutse kuri Rope hari ku madoda na Elipe mu midwa hari muri n'ishuri ariko igikurikiro n'ikindi kuri Pele ubu barahareba kuko ni umurambi ariko uzamutse tugiye kureba rero ninde ugiye kwegukana agace ka 7 ka Tour du Rwanda nyuma yuko peloto yamize Thompson agasigara atakeza cyane yakozwe nta reaction abanyaritera barakora kugeza ubu ngubu ndabona bakicaye peloto ya Mayojo yamaze kuza mubajaje mundi munyaritera ariko kandi umukinnyi yamaze kwinjira muri metero za nyuma reka turebe reaction y'umunyaritera kugeza Eritrea cyategereje kuko bagomba gushaka kubaza n'uwa muntu azamutse ninde n'umusore w'ikipe ya Quickstep gushaka etape ya nyuma ya kabiri hano muri Tour du Rwanda ndabona peloto mu burenganzira peloto barasiganye peloto batazi uburenganzira n'ukirigari bwa nyuma bino gushaka intera hano kuri Kigali Pele Stadium anyukirigari zamuka ngabo mu buryo bagutegereje Patrick Fever pesa ikipe yawe gutegereje azamuka hindukira bwa nyuma imbere ariko ndabona nyuma ese peloto nagira kwa reaction abanyaritera bajya azamukirigari nyukirigari ahagurikirigari ariko Eritrea bongera cyungana ayitateka Mayojo reka turebeyo ariko abaze gufata intera ikomeye cyane umusore w'ikipe yawe utakurikira nyukirigari akakanu karagoye hagurukira igare arongera aricara areba inyuma areba abafana we kureba inyuma reba intego ya mbere hagurukira igare anyongera igare ahagurukira igare inyuma baje bagenze mu ikipe yawe baje hagurukira igare areba inyuma baramwataka reka turebe ahagurukira igare aricara hagurukira igare uricara kubera iki intego iri imbere yawe hagurukira igare ahita aterekamo ababwira ati twazamutse kwa
mutwe turi kumwe ndabareba ibyo muri kwigira byose ahangaha nta kintu akora ahatase abanyaritrea basiganye Araya Enoke ntibabasha gukurikira maze umuhungu yazamuka Ribeiro ahita ateka amanda abwira ati njyewe navuye mu gihugu cyacu cy'Ububiligi banuye kuyigetape bayigetape nk'ukuntu babandi bashinzwe umutekano w'igisambo. Nibyo rero nibyo twababwiraga ko mayo jaune icyo bagomba gukora ari ukwirinda Kashema nakubwiye urebye uburyo Eriksen yakinaga Eritrea abakozi kosa bazicuza ituru di Rwanda ifite amakosa agusigana kuko muri babiri ntago mwagomba gutegereza hagomba niba reba ngira Araya urahireba iki wowe bizi ko Enoke yaciye umuhungu icyo yakoze Ribeiro yabwiye ati njya mbona ibintu ba Vinicius bikora bakora tutwo ko ma counter attack nagiye umuhungu we yazamutse areba aragurukira bwa mbere aricara aragurukira byari bigoye harimo kuzamuka kwa Itetero harimo kuzamuka igicumbi harimo buranga harimo kwa mutwe ariko umuhungu yazamuka kuko ukora barebaga rero ahindukiye asanga ntaho ukurikiye maze Ribeiro ahindukiye avuga ati reka mbu umuntu utsinde hano kuri Kigali Pele Ribeiro Stadium. Nibyo rero uwo ni Enrique Bravo Ribeiro wegukanye agace ka karindwi ka Tour du Rwanda. Tour du Rwanda mwakurikiye kuva ku munsi wa mbere live kuri televiziyo Rwanda. Dushimira cyane ubuyobozi bwa yambabarira ngikukore dore ngibyo twavugaga kwa mutwe bazamutse inkungugo abanyetereya yewe nabwo bazamutse bameze neza ni hazamutse uyu ufite igari rya uyu ni ufite igari ry'ubururu ni ryo na move ni Medani yazamukaye nande Araya inyuma nuri kurya neza dore na Enoke uriko uri wasamye kuko umugari ryariye nawe arakase bivuze ngo tuzi abanyetereya bangaye batatu niko abagomba kuyoshaka etape Eritrea umwaka nagira itayari oya naga Afrika iri tayari Afrika nagira itayari muri rusange nubundi Kletch acyambaye umwambaro w'umuhondo uyu munsi atweke atubwire ibyabereye kwa mutwe atubwire ibyabereye twakira mayo jaune muri studio zacu atubwire ibyabereye kwa mutwe anareba ibyo kwa mutwe